gera kuko utamwiringira ariko umugore wiringira ntabwo umuha itegeko uwitegeko ni uri gukeka rero amategeko ntahabwa abakiranutsi ahibwa abangaba abakwiriye guhanwa kandi amategeko ntiyavaho kuko abanyabyaha batavuyeho ahubwo Yesu yaje kugira ngo abe umwami wayo y'amategeko none haba amategeko yo kwizera habe n'ay'imirimo atandukanye hano mu Baroma ibice ni 3:27 uzwe n'abakristo ntihagire uyigendamo nizo mpamvu ushobora kuja gutira imodoka yo gukoresha ubukwe warayitanzeho bakayikwima abura benshi bakora uburyarya bakanabana ntibabivuge ariko abazungu nuko babivuga n'iryo tandukaniro kandi bakaba bazi ko iyo umuntu yakoye aba ari umugore we noneho hakaba n'abafite umucyo w'uko umukobwa adashobora kubona umugabo ngo asabwe atarabyara arabyara ate kandi ari umukristo nibyo nyine nashaka b'umukristo ariko bakamugenzura niba yaratwaye ikinyenda arakabyara baravuga ati okay ntabwo azaba ingumba kuko batinya ubugumba muri uwo muco atonewe mugore noneho rero iyo abantu bageze muri Kristo Yesu nko kuyungurura tuguciye mu ijambo kuri uwo muco w'abantu barambagiza abantu kuko babyaye bishatse kuvuga ko umukobwa atangira gupfundura utubere oya atangira akiri inshuke bo batangira bakiri inshuke nta kibazo nabanye nabo agatangira bikora kugira ngo abyare azabone umugabo arwanya kugira ngo azabone umugabo hanyuma se wa mwana abyaye ntabwo wa wundi uje kumurambagiza imutera ikibazo ko yabonanye n'undi mugabo nta n'igitekerezo ababyishimiye cyane kuko uwo mwana niwe ubutumye agirira icyizere umugore mva kandi asibanganya ibimenyetso bakunzi ba Izabisoza TV turongeye turagarutse tugize umugisha wo kubana namwe bo mu ntara y'Amajyepfo Burasirazuba Iburengerazuba Amajyaruguru ndetse n'intara y'umujyi wa Kigali tutibagiwe n'intara y'abadiaspora turabakunda Imana y'amahoro ibaho umugisha uyu mwanya tugize umugisha wo kubana na Dr nk'umutumirwa wacu mbere yo kugira ngo dukomeze anabibwira bihagije rekabanze asenga Imana kubw'iki kiganiro Data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka kibaho mu isi nkuko kibaho mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi turagushimiye ko duteranirije aha ngaha turenze batatu ijambo ryera vango babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryawe bahuje umutima uri hagati yabo ubu ngubu rero dutegereje kugaragara kwawe reka icubahiro cyawe kiganza aha hantu maze ijambo ryawe ryamamare mu mahanga yose mu migabane itandukanye kugira ngo abantu bose bazime babashe gutaruka ko ijambo ryawe ritubera umutsima itera imbaraga riragenda rikabamurikira aho bari hose bari mu mwijima maze bagahindukirira bakitwa bizera bawe Mana ugirira imbabazi abari mu byaha kugira ngo babashe guhindukirira bose bakugane ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Dr. Muraho ni Pasteur Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro ndi kumwe na mwene data murakoze yewe ni Pasteur Alex Ndayigaya turamenyeranye kuri Izabisoza TV tugize umugisha wo kubana namwe ni umushumba bimazemo imyaka myinshi umushumba twigiraho kandi uretse nanjye abashumba benshi bo muri uru Rwanda no hanze bamuciye imbere nk'umwigisha w'ishuri rya Bibiliya nibutse kuri profe wanjye Imana ibaho umugisha ibyo mwampaye ntabwo nzabigira ubwiru murakoze cyane nzabibyaza umusaruro tugize umugisha rero wo kubana namwe kandi na Izabisoza igize umugisha wo kubakira twifuje ko twaganira hari ikibazo gihangayikishije isi cyane ko burya ubukristo buri hejuru cyane niyo mpamvu ubukristo n'umuco cyangwa se agakiza n'umuco ubona ko bigenda bishyira abantu mu rujijo ukibaza turashaka kuganira ku gakiza n'umuco agakiza n'umuco umuntu yabibangikanya gute kuko hari igihe kigera
ukabona umuntu atwaye agakiza konyine akagashyira imbere cyane kakazabangamira umuco, cyangwa se umuntu akagendera mu muco cyane akazabangamira agakiza. Twagira ngo tumudufashe gusobanukirwa ibyo bintu. hari ikintu twigaga muri segondere cyitwa algebra moderne, niko bacitaga, ariko tukayita mate moderne. ahantu bagira intersection. Intersection ni ikintu ibintu bihuriyeho ariko bikagira n'ico bitandukaniyeho, hakagira ikitava ngo kije ahabwo kikaba hombi kikabihuza byombi. Niko n'umuco n'agakiza ntabwo uva mu muco wose kugira ngo ukizwe. Oya, turagendera none uko ijambo ry'Imana rituyobora, ariko agakiza kagizwe n'ibintu bine ku buyobozi, kuyoborwa. Umuntu ukijijwe ayoborwa icyambere n'umutima nama, nicyo cyambere kibanza. Umuntu ukijijwe icya kabiri akayoborwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu ukijijwe bwa gatatu akayoborwa n'umwuka wera. Rero umuntu udakijijwe uri mu muco ayoborwa n'umutima nama gusa, nta jambo ry'Imana, nta mwuka wera, ahubwo akayoborwa gusa n'umutima nama we. Wa mutima nama nawo ukakomeza ukaba no ku mukristo, ku muntu ukijijwe. Noneho rero wa mutima nama iyo ubuze ukiga ijambo ry'Imana ugahabwa umwuka wera, nta gituma utazambya sosiyete nubwo waba ukijijwe, nta gituma utica sosiyete. Nizo mpamvu usanga abantu bavuga bati ngo ariko tukira abapagane bonaga ariho byiza kuruta. Nuko abantu benshi binjiye mu gakiza batagira wa mutima nama, wari warapfuye. Imbaraga z'umwuka wera zibazaho n'ijambo ry'Imana bararyiga, ariko uko nta mutima nama ntashobora kubabazwa nuko yahemukiye mugenzi we kubera wa mutima nama ubura. Ariko ugasanga hari umupagane utaramenya Yesu ubabazwa nuko yahemukiye mugenzi we. Rero kuri ibyo bitatu bigize agakiza hiyongeraho kimwe kikongera kikiyongera ku muco. Ni amabwiriza twahawe naho twarerewe. Ayo mabwiriza ku mukristo arahari no ku mupagane arahari. None umukristo akaba ayobowe n'ibintu bine, akaba ayobowe n'umutima nama, ijambo ry'Imana, umwuka wera, n'ayo mabwiriza twahawe n'umuryango. Undi akayoborwa n'umutima nama gusa n'amabwiriza. Rero iyo umuntu akijijwe ntabwo aba arekuranye n'umuco byose ngo burundu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, Abakorinto ba 2:17 kugeza 24 ngo aba ari icyaremwe gisha, ngo ibya kera byose biragenda, mwibyumva musyo. Ibya kera bigenda ni biri mu bugizi bwa nabi. Ntabwo ibigenda ari kamere yawe yose, ahubwo ni biri mu bugizi bwa nabi. Kuko ubuzima sosiyale buhuza abantu n'abapagani barabugira. Kandi hari ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 12 hari amagambo atwereka ko hari abapfuye batazi ijambo ry'Imana. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko. Kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani niho tugeze noneho ku muco, badafite amategeko y'Imana, bataramenya iby'Imana. Iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Umupagani ashobora kukugirira neza, none abibwiwe n'iki ko atize amategeko y'Imana? Bikuye he? Hano ijambo ry'Imana igisubizo kiravuga ngo bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko burya wanditswe no mu mitima yabo, ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Umupagani ashobora kukugirira neza, n'umukristo akakugirira neza. Umupagani ashobora kukugirira neza icyo umukristo yananiwe kukugirira neza. Kubera iki? Kubera yagiye mu gakiza atagira umutima nama. Mu itorero ribona hari intambara zihoraho, abantu benshi baja mu gakiza bagatangira urugendo ariko batagira umutima nama.
wa mupagani ufite umutimanama muzima agakomeza agakora ibyiza, ariko ntibyakuzura kuko umuntu uri mu butware bwa kamere ntanezeza Imana, bitewe no kuba ari mu butware bwa kamere ntiyanezeza Imana. Ariko ukabona guhaye icyo umupagani yakwimye, icyo umukristo yakwimye, bigatuma wibaza cyane, ese nahisemo nabi, ni itorero ribise, ni ingeso usenga nabi. Ariko ibyo bibaho bitewe nuko bahamagawe. Nuvuga ngo umuntu wapfuye umutimanama ntashobora kubana na sosiyete na rimwe, nubwo yaba avuga mu ndimi, nubwo yaba abwiriza ubutumwa bwiza bukamena isi. Ariko umuntu ufite umutimanama yagize amahirwe agahura n'agakiza, abo umuntu yubaka sosiyete gusa, na wundi ahubwo arayisenya kutagira umutimanama. Rero ntabwo bitandukana burundu. Tugiye kureba none uko bisobanura agakiza. Muri dogitirine kubatswe n'ibintu bitatu. Kubatswe n'ikintu cyitwa gutsindishirizwa, cyo ni icya mbere. Icya kabiri kakubakwa n'ikintu cyitwa ku byago bwa kabiri. Icya gatatu kakubakwa n'ikintu cyitwa kwezwa. Ntabwo hasigaramo na kimwe, kuko gutsindishirizwa bisobanura ngo twari turabo gucirwaho iteka, nta kindi. Ariko haza umuntu aravuga ati ibyo babaregaga ndabifashe, nibandege. Bamureze arabizira, amaze kubizira dusigara ntaco tukibazwa. Gutsindishirizwa rero ni abantu bose baratsindishirijwe buri ku isi yose, baba basenga, baba badasenga, baba abisilamu, baba abahindu, baba ababuda, bose baratsindishirijwe. Ntabwo bakibarwaho ibicumuro. Oya, Yesu, amaraso ya Yesu yamenetse ni kuri bose, si kuri bamwe. Kuko hariya muri Yohana ya mbere igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 aravuga ngo bakundwa, ndabinginga ngo badakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha. Dufite umurengezi udusabira ku Mana, niwe Yesu Kristo, akaba impongano yacu twese, ngo nyamara si twe twenyine, ahubwo ni y'abari mu isi bose. Ubwo nta muntu ufite urubanza. Yesu yarabyikoreye arabirangiza. None ingingo ya kabiri yo kubyara, ingingo ya mbere yanditswe mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 n'uwa 24, haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ni twese. Ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kuboneka muri Yesu Kristo. Mu ba Efeso 2 umurongo wa 8 haravuga ngo twakijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera, kuko ari impano y'Imana, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo dukora kugira ngo atagira uwirarira. Aha ngaha rero kwizera niko kwaduhesheje gukizwa, kandi dukizwa n'ubuntu bwayo nta kiguzi. Ariko abantu bashiriye aha hantu kumvira ijambo. Kuvuga ngo twakijwe nta kiguzi bisobanura ngo ntaco dusabwa gukora. Icyo gihe urarimbuye. Ndumva biri buze guhura na bya bindi by'abanyabuntu. Icyo gihe urarimbuye, uvuze ngo kuko twakijwe kubw'ubuntu ntaco dutanze ndetse tutabimusabye, ubwo ntaco tugomba gukora. Aho ngaho yarabirangije. Urashaka none se usuzugura igitambo cya Kristo? Niko akubaza. Urasuzugura igitambo cya Kristo wemeye kwitangwe kugira ngo nkire, none uragisuzuguye ngo ngire ico nongeraho? Ni ukuvuga ngo niba ushaka kugira ico nongeraho uragisuzuguye. Iyo umuntu rero abyawe ubwa kabiri akaba yinjiye mu gakiza, nuvuga ngo ahabwa inshingano iyo gusohoza agakiza. Ntakora iyo guhabwa agakiza, ahabwa iyo gusohoza agakiza. Aha abantu barabyiteye iyo gusohoza agakiza, ntatanga icyo guhabwa agakiza. Oya, icyo yarabirangije. Ariko gusohoza ndakaguhaye, none uzakagezayo. Kuko nani indirimbo ya 138 muzo agakiza ivuga ngo kuki Nowa wubakiye nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose. Ku gice cyacu kiravuga ngo ubu natwe dufite iyo nkuge uyu munsi, nagakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka ubugingo wino wihitiremo agakiza wowe kurimbuka. Bisobanura ngo iyo hagakiza ni nk'inkuge ivuye ku nkombe itangiye urugendo, ishobora gukora impanuka mu nyanja cyangwa ikagerayo.
warakijwe inkuge mbese ni nk'uwayiguhera ubuntu ati ngaho genda ariko se kuvuga ngo ndayiguha bisobanura uragera i Bukavu wigoma ntibisobanura ko uragerayo ushobora nugurwa ariko warayihawe hari ideni wasigayemo ntaryo uri agakiza ni urugendo byanditswe mu ba Filipi igice cya nuko tutazanye Bibiliya y'izindi ndimi bisobanutse neza aba Filipi ni igice cya 2 umurongo waho wa 12 haravuga ngo abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi bisobanura ngo gusohoza nicyo baguhaye kitaragerayo mu gifaransa rero no mu cyongerezaho ntiwarinda usaba ubusobanuro kuko mu gifaransa bavuga ngo travailler pour votre salut ugakorera uragahawe niko ariko travailler pour ça gakorera ni ibishimbo bimeze by'umumero kunyegurira umurima rero nta rukumbwira ngo ne kuzabagara ntaco nguhaye nibyo umpaye ibishimbo wenda ugiye kwimuka harimo ibigori n'ibishimbo wenda nibihaza urampaye nese nceceke warabimpaye ntaco natanze ariko ngomba kuja kubagara kareba ko hari aho byatemeze byinshi naho ari bike nkabigabanya kareba ko hari ibiri gushora nabi nkabikuramo nkuhira kareba ko hari bikwangiriza ibindi cyangwa hari ikindi giti kiriko nkagikuramo noneho niko gukorera agakiza travailler pour votre salut uragakorera kugira ngo uzabashe kugasoza nkuko yanku gihagurutse atari ngombwa ngo igereyo noneho rero uwasobanuye agakiza nka Calve yaravuze ngo agakiza ni nkinkuge nibyo ariko nje wayigendeyemo ibikorerwa mu ndabizi ntiwabimbesha habamwe amasoko habamwe amabutike habamwe amakabare restaurant habamwe ibitanda amashambre n'amatwarete icyo ushaka cyose na bivete ugikorera mu nkuge ariko iyo abantu bagiranye ikibazo bakarwana ntabwo umwe afata wa wundi ngo amujugunye mu mazi kuko ntiwamugeza waba ari kirekire ntiwamugezayo unashaka kumuterura unabishoba abantu bakwanga kuko ni harehare ni nk'umukingo w'umuhanda ariko ubureba amazi ariko ntabwo mugirana ikibazo ngo mujugunyemo umukubitira mu nkuge niyo umwisha umwicira mu nkuge usambana sambanira mu nkuge unywanywera mu nkuge urwararwarira mu nkuge upfuye apfira mu nkuge inkuge ikabijyana byose ibyo bazatoranya no gutandukanya bazabikora bagezeyo niba ari uwo gushingura niho bazabikora niba ari uwo gufunga yakoze icyaha bazabikora bagezeyo ntawe bafungira mu nkuge abajya buntu rero bumvisha inkuge nabi kuko yenda batayigendeyemo nje wayigendeyemo rero irabisukuma byose ikabigeza yuko byakabaye yaba intumbi bayishingura igezeyo iyo upfuye mu nyanja ntabwo baguterera mu nyanja oya ngo bavuge ngo n'ubundi oya bakugezayo bagashaka biwanyu bakaza kugushikira bakaja gushingura agakiza rero abumvise agakiza muri ubwo buryo ntabwo basobanuriye baravuze none ko inkuge igezayo byose nkaba nanjye nsambanira muri Yesu akaba atazanjugunya kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo intama zanjye ndazizi ntawe uzazimvuvunura mu ntoki ntawe ndazizi zumva ijwi ryanje ntawe uzazimvuvunura mu ntoki bakagendera kuri uko inkuge ijana intumbi ikayigezayo uzakora icyaha Yesu azakomezanya nawe amugezeyo niho sobanukije ijambo rivuga ngo muri kurukubu n'amasaka bikora aha bigereyo ariko none bakibagirwa ko igihano cy'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi n'imbabazi z'Imana ntizikuraho urubanza none se uragerayo kuzagera uraburana ubundi inyungu ni iyi Hesa Imana ikweho urubanza mu Bakorinto ba 2 ibice 5:10 haravuga ngo twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri byaba byiza cyangwa byaba bibi none ku rubanza ruhari se kukugezaho bikumariye iki ikindi noneho rero Paulo we yabisobanura neza aravuga ati mwitonde inyanja ntabwo hose haba ari inzira nkuko no mu kirere indege zigenda zimanuka zizamuka zururuka gira ziri kururuka kiko nabona gikirere nta kintu gihari ariko ziruruka zigendana na imiterere y'ibicu ziruruka handi zikazamuka ukagira ese ni kwisi no mu nkugere yo mu nyanja
umwerekeza ashobora kuba ati aha nta nzira ihari kose se ari amazi ngo uhita urabizi aha nta nzira ihari. Nta nzira ihari kubera iki? Burya hari intaza amabuye yagiye amera mu mazi agakura ariko agasigaza gatoya ngo ahinguke, kuko hari igice gitoya cy'inguge kigenda munsi y'amazi, icyo nto cabonaho kinyura gikubise kuri rwa rutare kandi rukomeye irasaduka. Paulo rero yandika urwandiko rw'inguge imenetse, aravuga ngo bamwe Alexandre na Humenayo na Alexandre ngo bavuye mu byizerwa bamera nk'inguge imenetse, bavugaga iyo nguge itwaye abantu bazageraho bose ariko ikabihuye n'intaza. None se mu rugendo ko harimo imvura, hakabamo umuyaga, hakabamo abambuzi, hakabamo inzara, ibyo byose uhura nabyo mu nzira uzi kizagusigara iki? Urakijijwe n'ibyo, watangiye urugendo n'ibyo, ariko si byo urahura nabyo wagize ngo bivuyeho. Niko gakiza rero, nuvuga ngo tukinjiramo tukiba twiteguye kugakorera. Nuguhangana n'ibyo bituma tutagerayo, ariko bose ntibanagereyo. Hari abakurwamo n'imvura, abandi bagakurwamo n'inzara, abandi bagakurwamo n'umuyaga, nk'uko mu bigeragezo hari ukurwamo kuko umushumba we yamuhemukiye, hari ukurwamo kubera banze kumuha inkunga kandi asengana nabo, hari ukurwamo kubera abaririmbyi bamuheje bakamusuzugura, hari ukurwamo kubera yabuze uniforme itora ikanga kwitanga. Ubwo rero ibyo kandi ryaritanze ku wundi, byanze bikunze wavamo. Izo nizo ntambara tuba twiteguye guhangana nawe. Tugeze ku gice cya kabiri cy'agakiza cyitwa byawo bwa kabiri. Iyo byawo bwa kabiri uba ugiye gutangira urugamba rukomeye rwo guhangana ushobora kusohoza cyangwa ukarugwamo. Nizo mpamvu ijambo work out mu Cyongereza bakoresheje kuri uyu murongo risobanura ngo ni ukugakorera n'ubundi kugira ngo kazabashe kugerayo ahangaha. Ukagerayo abandi ntibagereyo, ariko Paulo yavuze ko mwe kuja muyoberwa impamvu batageze buje mumenya ko mu nzira harimo intambara. Abanyabuntu rero bavuga ngo uyo nkugi ni ibijana byose kabigezayo, bizaba bigeze mu ijuru ntibamenye ko imbere y'intebe y'Imanza hari urubanza. Ni ikibazo kiri. Iyo ni intambwe ya kabiri y'agakiza. Iya gatatu ni ukwezwa. Imana iyo irangije kurangiza umuhango wo gutsindishiriza kwa amaraso ya Yesu yamenetse, hakaba ku byago bwa kabiri byanditswe muri Tito igice cya 3 umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo idukirisha kuhagirwa, niko kubyagwa ubwa kabiri ikaduha guhindurwa basha ku mbaraga z'umwuka wera. Aha nico cya kabiri. Ariko icya gatatu cyo kwezwa ni wowe kireba. Ntabwo Imana mu gakiza yarabirangije ku musaraba ikuraho urwo rubanza rwatumaga dutsindwa, ariko imirimo yo gukora Imana irakwihorera. Hano muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo waho wa 14 haravuga ngo, Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 14, mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjiji, ahubwo nguko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Ni ukuvuga ngo ikintu gituma umuntu yera ni ugusenga, ni ugusoma Bibiliya, ni uguterana. Ibyo rero ntabwo Imana iza kukwibutsa. Ntabwo Imana izava mu ijuru ivuga ngo kutasomye Bibiliya. Ntabwo Imana izava mu ijuru kugira ngo kutasenze. Oya, ntabwo izakwira ngo kutagiye guterana. Kandi ari byo byeza umuntu. Uko ari bitatu nibyo byeza bize nk'amashiga 3 ahagarikiye umwera, uwera w'Imana. Iyo habuzemo kimwe aba ari nk'amashiga 2 uratereko bigahengama. Iyo usoma Bibiliya ukaba udasenga ariko ukabuterana, ugira ukuri kutarimo imbaraga zakwemeza abantu. Iyo none usenga ukabuterana udasoma Bibiliya, ugira imbaraga zikemeza abantu ari ibinyoma. Amaherezi. Iyo usoma Bibiliya usenga udaterana ntabwo wera imbuto. Ntabwo imbuto zakwera utari mu bantu. Oya. Hari abantu bavuga ngo nje nasenze, naririmbye, ni ngombwa ngo nje hariya ko Bibiliya ihari n'indi ndirimbo ikabihari, ariko si imbuto zawe zizagaragara zite? Ubwo ni ukuvuga rero ko byombo ko ari bitatu nibyo byubaka ikintu cyo kwezwa.
wezwa kuko wasomye bibiliya, wezwa kuko wasenze, wezwa kuko wateranye n'abandi. Ubwo rero agakiza iyo kuzuye gatyo ntabwo uba ugezeyo, uba utangiye. Komerezaho rero, komerezaho. Nugera mu nzira rimwe ugacogora, kuko Yesu yigeze abwira Petero ngo Petero nakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, ariko numara guhinduka ufashe n'abandi bakomeze. Abisobanura ngo numara guhinduka ukomeza abandi. Ubu ruvuga ngo tuba duhawe inshingano yo gukora, noneho tugatunganya ibisigaye bidusabwa. Kwezwa ni umuntu gutsindishirizwa n'Imana ubwayo 100%. Ubyago bwa kabiri ni Imana ibikora kuko umwuka wera niyo, ariko biriya byo kugira ibyo ukora ngo ube umukristo urabisabwa. Abanyabuntu rero ntibemera ibyo usabwa. Baba ati si none ko nta deni ryasigaye. Kwijambo ry'Imana ravuga ngo ntiyabakibaraho ibicumuro, akibarwaho ibicumuro. Umuntu yari muri Kristo arabaye cyaremegisha, kandi byose bituruka ku Mana. Yinze natwe ku bwa Kristo ngo natwe dusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo twunga abazimiye n'Imana. Ngo nizo mpamvu turi abatambye mu cimbo ca Kristo, ko Imana yinze natwe ku bwa Kristo ntiyabikitubaraho ibicumuro bagasurinya. None kwitakibido none ibyo urakora biramara iki? Birakimara kugira ngo wezwe. Bala uko kwezwa rero ubundi hari ibintu bisaba kuba warize bibiliya kugira ngo ubone ubyumve neza. Ariko umuntu watangije mu vemitari mu bibiliya hari ibyo asimbuka buri hari ibyo asibe agira imbaraga, ariko hari ibyo asimbuka ko theology ni science, nayo ni ubumenyi. Ugomba kubimenya ukamenya ko umuntu atsindishirizwa nibyo, akabyagwa bwa kabiri nibyo, ariko kwezwa bikaba bisanga ubigiremo uruhare kuko ushatse wabyanga. Ukanga kwezwa kandi waratsindishije. Yewe aha rero nagakiza. Aka gakiza rero bitandukanye n'umuco. Umuco mu byanditswe byera usobanura iki? Tubigereranye. Umuco turi ku muco turibuke ko n'imico itandukanye. N'imico itandukanye, ariko tubanze twumviye bibiliya uko ibivugaho. Abakolosayi igice cya 2 umurongo waho wa 8 aravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'ibyisi bidakurikiza Kristo. Uyu muco rero abayuda bawuhawe mu gutegeka kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9 ngo aya mategeko nguhaye uyu munsi uyazirikane uyashire ku mutima wawe, uyigisha abana bawe uko bwije nuko bukeye, uyahambire ku kuboko kwawe, uyashire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uje uyagendana bwije nimugoroba mu nzira. Aya ngaya ni umuco. Aya mategeko bahawe rero niyo Yesu Kristo yaje gucungura abatwarwa nayo kugira ngo babone kwitwa abana b'Imana, kuko Yesu aza gucungura abisi bari bayafite. Biragaragara ko hari icyo atakoraga. Yesu aza yabakwiye muri uyu muco wo kugendera mu mategeko. None ijambo ry'Imana ravuga ngo umuyuda bavuyeho n'umugira icyo bavuyeho bose bahindutse indi muntu musha. Uwo muntu musha rero ni uvuye mu muco, avuye mu mategeko. Ubwo nukuvuga ngo nta kigi, ariko kuva mu muco ntabwo ari ukuvuga ngo usenya umuco, ahubwo ubatse umuco kuwubaka neza. Nukuvuga ngo amategeko ntabwo yavuyeho kandi ibyaha bikiriho, ahubwo amategeko Yesu arayaruta. Yasohoreraga mu bantu ubwabo, uyu munsi agasohorera muri we. Asohoreye muri we rero duhinduka gukiranuka kwe kuko ari muri we. Aravuga ati rero ndi umwami w'amategeko. Ahangaha aho niho bigera bikamayobera amatagatifu. Oya ntabwo ari amayobera amatagatifu. Avuga ngo ni amayobera amatagatifu. Nuvuga ngo amategeko arahari. Kandi amategeko ntabwo yashizweho kuko abantu bakiranutse, yashizweho kuko abantu bananiranye. Yesu aje rero arayagorora kugira ngo akoreshe abantu bashobotse. Hano mu Timoteyo ya mbere birahari igice ca mbere umurongo wa 8 haravuga ngo, Timoteyo ya mbere igice ca mbere umurongo wa 8 haravuga ngo
icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko, kandi tuzi ko amategeko atashiriyeho umukiranutsi keretse abagome, ibigande, abatubaha Imana n'abanyaga abantu, abatarabera n'abatita ku by'Imana, n'abakubita ba se na ba nyina, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abagabo bendana, n'abanyaga abantu bakabagura, n'ababeshi, n'abarahira ibinyoma, n'ibindi byose bidahuje n'inyigisho nzima zihuye n'ubutumwa bwiza bw'ubwiza bw'Imana ihimbazwe ubwo nahawe. Urabona ko amategeko adahabwa abazima, ahabwa abagome kugira ngo bahanwe, kuko umuntu utari mu byaha ntabwo ahabwa itegeko. Ubwira umugore ngo wirinde ngiye mu rugendo kubera abantu numva bagera aha kuko utamwiringira. Ariko umugore wiringira ntabwo umuha itegeko, uha itegeko ni uri gukeka. Rero amategeko ntahabwa abakiranutsi, ahibwa abangaba abakwiriye guhanwa, kandi amategeko ntiyavaho kuko abanyabyaha batavuyeho, ahubwo Yesu yaje kugira ngo abe umwami wayo. Ya mategeko none haba amategeko yo kwizera, habe n'ay'imirimo atandukanye. Hano mu Baroma ibice ni 3:27, Abaroma 3 ibice 3:27 baravuga ngo none se twakwirata iki? Ntaco. Nayahe mategeko yabitubujije? N'ay'imirimo rekada, ahubwo twabujijwe n'amategeko yo kwizera. Amategeko y'imirimo nico kibazo, nayo kwizera yo nta kibazo, kuko Yesu Kristo yaje mwishi icyo abashe kudukiza cya mbere ni umuvumo w'amategeko. Mu Bagalatiya igice ca 3:13 yaje kudukiza ngo adukure mu muvumo w'amategeko. Noneho amaze kudukiza no kuducungura ububata bwayo duhinduka abana b'Imana tunyuriye muri we. Aravuga ati rero njyewe ndi umwami w'isabato, ndi umwami w'amategeko yose. Unyuriye muri nje arayafite buriya, kuko ufite nje afite ikiruta amategeko. Abandi bakavuga bati no nta tegeko na rimwe ryigeze riva habe n'akanyugute ka yota. Nukuri nta kanyugute ka yota kavuyeho, ariko heyota kuko Yesu Kristo aruta yota. Kuvuga rero ngo amategeko nta ryavuyemo ntibisobanura ngo nta ciyongeyemo, kuko Kristo yaruta, nizo mpamvu hari icayiyongeyemo. Noneho rero umuco n'uyu nguyu bavuga ngo twahawe basogokuruza hakarana. Umuco ni imigenzereze ya mbere. Umuco ushingiye ku mihango ya kera, kuko byanditswe muri Matayo 15 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 8. Avuga ngo abantu baraza, abafarisayo babwira Yesu ngo ko abigishwa bawe bari kurya batajabitse intoki. Shabika intoki byari umuco w'Abayuda. Wari umuco w'Abayuda, kuki bari kurya batajabitse intoke? Noneho Yesu aravuga ati kuki mwewe mucumurira amategeko y'Imana imigenzo y'abasogokuruza? Kuko mwe muravuga ngo mubwira ababyeyi banyu, ijambo ry'Imana avuga ngo ubahe so na nyoko, kandi ubwira utukase na nyina ntakabure kwicwa. Mwe muravuga ngo mama data icyo nakagombye kugufashisha nagituye Uwiteka. None mwe mukavuga ngo ukoze ibyo ntabwo atutse se na nyina. Aravuga ngo mwandyarya. Abo ubwoko bumpimbarisha iminwa ariko imitima yabikamba kuri. Bansengera ubusa kuko inyigisho batanga ari amategeko y'abantu. Ahangaha rero bari gupfa ikintu cyitwa umuco w'imigenzereze ya mbere, kuko barabivuze babaza icyo kibazo. Baravuze ngo Matayo 15 umurongo waho wa mbere aravuga ngo nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera? Urumva umuco bisobanura ngo kuguma mu migenzo y'abakera. Ahangaha ntibajabike intoke mu mazi bagiye kurya. Nawe arababwira ati namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti ubahe so na nyoko, kandi iti ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebwe muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati ico najaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu mwandyarya mwe. Urumva iyo migenzo y'abakera niyo bita umuco.
ariko umuco ntabwo ari bibi byose, hari ibyo ubona biri muri gahunda y'Imana yemera. Hari ibyo ubona nko kugwa neza, nko kugabirana abantu bakoze umunsi mukuru, ibyo Imana irabyemera, bati ndakugabiye nguhaye inyana nkurikije ibibazo ufite, ndetse ndagutiza n'inzu, ibyo byahozeho. Ahubwo byinshi byaje kugabanuka muri kirisiyanisime kuko abantu babyigishije nabi. Ubundi umukristo yarakwiriye kugwa neza kurusha umupagani. Ubundi nibyo wajya kubona ukabona kera mu muco hari ibintu abantu bakoraga, ukabona ibyo bintu bakoraga byari byiza, ahubwo ukabona nibwo bwari ubukristo kuruta iby'ubukristo. Niba umuntu barajyaga kumuha umubyizi, atabahaye amafaranga akabegera amarwa, yego akabengera amarwa, barangiza bakanywa amarwa bakishima, bakabamuhaye umubyizi. Nibo yaba atabegeye amarwa yagize ibyago, barabikoraga. Ikindi ukajya kubona mu muco, niba umuntu inka ze nkuba yazikubise bazinyaze, zanyagiwe, yego ukabona mu muco baje ko baravuga ati umuntu wari ufite ubusho bw'inka si byiza ngo asigare ubusa dufite inka, bakamuha. Mu muco iyo umuntu yagiraga batisimo, bamuhaga igitoki, ugasanga habayeho gahunda yo kujya gusaba igitoki, cyangwa se abantu bakibwiriza bakanazana. Mbe muntu wagize ibyago wabonaga umuntu azanye akebo, azanye mu gikondoro cyangwa se ari abapagani bakazana, byari umuco. Noneho ukajya kubona ukabona tubaye abakristo. Niba tubaye amakristo ukabona noneho dukuyeho wa muco wacu, ahubwo tuzanye ibindi, wenda byo ntabwo turi bunabyinjiremo cyane, ugasanga agakiza ahubwo katwinjije mu matiko. Intuza inkomoko yabyo ndayizi, yakomotse ku bamisiyoneri. Abazungu bakennye kare, uzamahoro nizo mpamvu ari abahanga. Abazungu bakennye kare, bagiye gutegura kolonizasiyo, ubukoroni, babanza kubusasira misiyoloji, babanze batworoshe mu mitima, igihe bazazana ubukoroni duce bugufi. Ubundi yari intego yabo, ubukoroni bwaje bukurikiye misiyoloji. Mu kinyejana cya 17 na 18 niho habaye ivugabutumwa rivuye mu mahanga rije muri Afurika. Noneho ikinyejana cya 20 ubukoroni buraza, buratangira 19 buraba. Ahangaha rero mu by'ukuri ubutumwa bwiza twahawe ntabwo ari ubutumwa bwiza bw'umwimerere bw'Imana yashakaga, ahubwo twatojwe imico y'abazungu. Niho urabyumva neza, kuko twari tumenyereye gusangira. Umuzungu aza adufata nk'inkende, akaba atagutwara mu modoka, kubera umwirabura kuva mu 1935 umupasitori ukomeye witwa Martin Luther King. Hari Martin Luther, hari Martin Luther King na Martin Luther. Uwo Martin Luther King yarahanuye, kandi 1936 aravuga ati igihe kimwe nubwo mutunena, umwirabura n'umuzungu bazagenda muri bisi imwe, umwirabura n'umuzungu bazagenda muri bati imwe, kandi bazarongorana, kandi gusenga bazicara hamwe, maze bazabiranwa n'uburakari nk'ukuntu abayuda bumvise Stefano avuze, bazabiranywe n'uburakari baramwica. Abamaritiri kuko yahanuye ngo umuzungu n'umwirabura bazicarana, umuzungu n'umwirabura bazarongorana, bazagenda muri taxi imwe, bitarabaga byari kizira. Abo rero baziririzaga kwicarana n'abirabura nibo batuzaniye ubutumwa. Urukumva ntabwo ubutumwa bwacu bwavuye heza. Yazana imodoka akanga kudutwara kuko turi inkende, noneho wasigiye inshinga nagiye akavuga ngo ni kuriya bigomba kuba. Nawe yayigura kandi yaguzwe n'abakristo, yagira uyigendamo. Nizo mpamvu ushobora kuja gutira imodoka yo gukoresha ubukwe warayitanzeho bakayikwima. Nizo mpamvu ushobora kujana hara kuri Dovu uti ndakorera mu bukwe kandi natanze 100,000 kugira ngo yubakwe, bakakwima. N'umuco w'abazungu. Ku muco wacu hariya kuri Dovu banza bafite porosa bakoreraho. No ku muco w'abirabura
uwatanzeho yari akwiriye gukoreramo, ariko ku bazungu si ibyo. Ku bazungu ntabwo ari byo. Ubwo rero abazungu ubwo butumwa badusigiye bwa egoyisime bw'amacakubiri bwo kutabana, aba ari bwo dusigarana budukuramo wa mwimerere w'umuco sosiyale watugiriraga akamaro cyane, kuko twajaga gukora nk'ibisa n'itorero tukabura ikintu kimwe cya kiripabilite cyo kuyoborwa n'umwuka wera. Kubera iki? Abera b'itorero rya mbere barasangiraga ibyabo, siko na ba data si babikoraga, ngo nta mukene wababagamo. None se kera basanga bari kurya bakakwiba? umuco watubwiye w'abanyarwanda n'abakongomani warananga. Urumva rero niba uyu muco mu by'ukuri waraduhuzaga tugasangira hamwe turi abapagani, uyu munsi wa none tukaba dusenga mu mwuka tukagira impano z'umwuka, umuntu yaza gucumbika tukamwirukana, nuvuga ngo twapfuye umutima nama. Umwuka wera arahari kuko impano zihari, ijambo ry'Imana rero turarisoma buri munsi, ariko umutima nama warapfuye. Tukuwemo n'abamisiyonere baje bari banyamwigendaho turabigana. Uwo basigiye inshingano akabanezeza ari uko abaye nkabo, niho byakomotse. Buriya nizo ubona gutanga ko muri Afurika kwaragabanutse kuva ubutumwa bwiza bwaza. Turakora iki kugira ngo icyo numvise cyo nuko umuco ni mwiza n'agakiza ni keza, ibintu uko ari bibiri turaza kubitwarana duti? Ni ukuvuga hari igihe ujya mu muco, wajya mu muco bene so bagatokesha bati izina rya Yesu yagiye iwabo mu mubiri. Kandi hari n'igihe amagambo akoreshwa menshi bya kera ntimubyibuke, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ugasanga yose ni amagambo akurikizwa bikaguca no mu rugo iwanyu. Iyo umuntu yacitse iwabo kubera ubukristo ashobora kutemerwa iwabo, kuko na Yesu byamubayeho ati nta muhanuzi wabo, akabyanga. Ariko ikibemeza ni iki? Ni imbuto. Burya iyo ukivuga barahakana, ariko iyo uhindutse baremera. Nuvuga ngo barebera ku mbuto ntibareba ku mvugo. Ahangaha rero abantu benshi bamenye ijambo ry'Imana bahinduka ku mvugo, baravuga ariko ntibahinduka. Kuko umuntu mwakoranye ibyaha iyo uhindutse ntabwo abyumva neza ukuntu wabiretse iyo utamwereye imbuto. Bisaba kugira ngo habe ikintu gikomeye. Umwana wawe agongesha uw'imodoka, ubu nuko arabyifatamo uravuga ati koko ntameze nkatwe. Ariko iyo ari ukuvuga gusa bazi ko kuvuga bitagaragaza umuntu nyakuri. Ahangaha rero umuco ntabwo tuwurimbura burundu, ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu agira ikintu kiba kiripabilite, kumva ko arezwe mu mutima we. Kuko iyo umuntu ahawe umwuka wera atinya icyaha, yabatizwa mu mwuka wera agahabwa impano, yakuzuza umwuka wera akayoborwa nawo. Icyo gihe rero iyo uyoborwa nawo ukora ibidasanzwe bagatangara. Ariko iyo ugeze ku rwego rw'impano utarayoborwa n'umwuka wera, impano zirakora, ugahanura ukavuga indi mugakiza abarwayi, ariko utari wagera winjirwamo no kugira neza. Buriya kugira neza biza nyuma, ntabwo biza igihe cy'impano ya. Impano ziza mbere. Ubwenge, guhanura, gusengera abarwayi, gukora ibitangaza, kwizera biza mbere. Kugira neza biba bitari byaba, kuko kugira neza ni muri ubuzima bwawe. Biba bitari byaba rero. Iyo rero ugarukiye ku ntambwe ya kabiri, n'ubundi bikigeragezo gikomeye, kuko ugira impano z'umwuka ntawe watabara. Ndabizi ko abadukurikiye bazabazaho ibibazo byinshi hasi muri komenti. Ikintu cy'umuco bamwe bibwira ko hari aho kigira kikabangamira agakiza. Kirakabangamira, iryo jambo kirakabangamira, kuko hari igihe bagira imihango y'abasogokuru. Bati sokuru babyara mukomokaho yapfuye, uyu munsi yapfuye, tugiye kumushingura, tubahaye iminsi 7 he kugira uwegera umudamu we. Bati mbona itegeko ry'umukuru w'umuryango, nta uregera umudamu we mu minsi 7. Ibyo byari bikwiye kureba batarakizwa, ntibirebe abakijijwe. Ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo ugomba kuryamira urubavu ngo wapfushije ababyeyi, kikareba abapagani ntikireba abakristo. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo mutwerere kikaba kuri bose,
kuko umuco wo gutwerera ni umuco, gutwerera ni umuco, aho bapfushije ni umuco, nese ico wakireka hoya, gufata mu mugongo ni umuco. Ariko igihe baravuga ngo he kugira uwegera umudamu we muri iki cyumweru ko sogokuru we wanyu we yapfuye, kikaba kubapagani, cyangwa ngo buri wese aryame yerekeye iburasirazuba, kikaba kubapagani ntikibe ku bakirisitu. Cyangwa bavuga ngo iminsi 3 ishire udahaye umuntu umukono, niba uzi ko ukomoka muri uwo muryango, kikaba kubapagani ntikibe ku bakirisitu. Ariko igihe cy'igikorwa cyo kugira neza mukagikora mwese. Icyo kugira neza cyo ku bantu bafite umutima nama baragikora, kandi ubundi baye umukristo nibwira ko kugira neza byakwiyongera. Kandi uri pastor ugasanga iwanyu bari mu nteko, ukabaza uti niki, bati ni umuntu wapfuye, hariya bafite iminsi 3 y'icunamo y'uwo muntu. Ntukavuge ngo ibyo ntibitureba twewe abakristo, ngo nizo mpamvu ntarabaha amafaranga wisubirireyo. Urebe ngo baravuga ngo ni umukristo. Baha amafaranga wisubirireyo, baravuga ati ni umukristo. Yadusanze tufite ibibazo adusigira amafaranga. Si uko gusa imbuto sizo. Ariko nuvuga ngo mu izina rya Yesu abantu bunamiye wapfuye sinashira amafaranga yanje banyashoye ikuzimu, ubaye umupagani kubarusha. Twibanze cyane ku muco hano iwacu mu Rwanda, kuko ari nawo tubamo cyane, ari nawo tuzi, ariko hari n'imico y'abandi. Hari imico y'ahandi aho mbere yo kugira ngo umuntu ashake umugore hari uko bigenda, mbere yo kugira ngo umuntu akora indi mirimo imukorerwa hari ibibanzirizaho, ariko kandi ugasanga hari aho byabangamira n'imyizerere. Hari aho byabangamira nibyo. Haraho byabangamira nibyo. Tuvuge hari abantu bafite umuco wo kuvuga ngo barakurambagiriza ababyeyi, nta burenganzira ufite bwo kwirambagiriza. Ibyo birabogama. Ariko ababitojwe bakabimenyera barabyemera kandi bakabana neza. Noneho rero hari abandi bafite umuco wo kuvuga ngo kwishingira ari abakristo nabwo nta kibazo, kuko icyangombwa nuko abagiye gushakana bumvikana. Hari mariage par consentement mutuel, hakaba mariage civil, hakaba mariage coutumier, hakaba na mariage religieux. Mubanza gukundana imbere y'Imana, ubwo ni ubukwe bwa mbere. Mugakurikizaho gukwa ni ubwa kabiri. Mugakurikizaho umurenge ni ubwa gatatu. Mugakurikizaho mwitoro ni ubwa kane. Ahandi bagira butatu, iwacu tugira butatu, iby'imirenge nta birimo. Ariko ntago bajya mu murenge. Oya, kereka iyo ugiye kuja mu mahanga wenda kabizasaba ngo bazakubaza urwo rupapuro rwa mariage, kuko mu mahanga ntibasaba urw'itorero, ntibasaba urw'imiryango, basaba urwa leta. Ndabyibutse hari umuntu twari tugiye gusengera ku budiyakoni, turebye dusanga ntiyasezeranye. Yasezeranye bati se kutasezeranye, ati nasezeranye mu rusengero. Uca he utagiye mu murenge? Batizana attestation de mariage, ati ndakurahiye. Azana certificate yo mu rusengero. Tumusaba gusubira kujya gusezera kandi bafite abana. Icyo gihe rero aho biterwa n'igihugu aho. Ariko hari abaja kurambagiriza abana babo ntiwihitiremo. Hari abana umaze gukwa mukazabasezeranya n'umugore n'umugabo bafite uwo muco. Abazungu bose niko bameze. Ndetse n'abirabura benshi bakora uburyarya bakanabana ntibabivuge, ariko abazungu nuko babivuga n'iryo tandukaniro, kandi bakaba bazi ko iyo umuntu yakoye aba ari umugore we. Noneho hakaba n'abafite umuco w'uko umukobwa adashobora kubona umugabo ngo asabwe atarabyara. Arabyara ate kandi ari umukristo? Nibyo nyine, nashaka b'umukristo ariko baramugenzura, bakamugenzura. Niba yaratwaye ikinyenda arakabyara, baravuga ati okay, ntabwo azaba ingumba, kuko batinya ubugumba muri uwo muco. Atonewe mugore. Noneho rero iyo abantu bageze muri Kristo Yesu nko kuyungurura. Tuguciye mu ijambo kuri uwo muco w'abantu barambagiza abantu kuko babyaye, bishatse kuvuga ko umukobwa atangira gupfundura utubere. Oya, atangira akiri inshuke, bo batangira bakiri inshuke, nta kibazo nabanye nabo.
agatangira abikora kugira ngo abyare azabone umugabo, arwanya kugira ngo azabone umugabo. hanyuma se wa mwana abyaye ntabwo wa wundi uje kumurambagiza mutera ikibazo ko yabonanye n'undi mugabo? Nta n'igitekerezo ababyishimiye cyane, kuko uwo mwana niwe ubutumye agirira icyizere umugore, mva kandi asibanganya ibimenyetso. hanyuma ubukristo bw'aho hantu rero, ubukristo bw'aho hantu bwifashe bute? bw'aho umwana ajya muri Sunday school yakwigira hejuru agatangira kwiga gukora imibonano kugira ngo azabe ari umuntu muzima afite ubuzima. Nizo mpamvu usanga kirisiyanisime nyinshi igendera mu muco w'abantu. None se niba abantu bavuga bati uyu mukobwa uriya muryango ntakagucike niwe uzazana, bakaba bati ariko aracari muto, bakaba bati ntaco mumuzane mubane uko akiri muto, nashaka abafite imyaka 10 azabyara afite imyaka 16, ariko uri uwa mbere kuri we. Numara rero kuba uwa mbere kuri we, umuzaba umusigira umuryango nawe wirwariza igihe udahari, uhari abane ajatahira amutahira, ajya gukora umurimo w'Imana. Abo sindi bafite amatorero, bafite amatorero. Uwo ni umuco, ariko hari na doctrine. Hari na doctrine. Doctrine se yo bayinyura he? Doctrine bayinyura aho umuntu avuga ati sinda guha akazi kubera mfite murumuna wanje utagira akazi, nubwo watsinze ikizamini sinda kaguha, mfite murumuna wanje utagira akazi maze ngatange, uwo nawe akaba ari umukristo. Si kimwe se? Mwanye ni mwanya. Niba umuntu yimye akazi niba umuntu yimye akazi umuntu watsinze kubera afite mwene nyina utagira akazi, none si ico nawe si umukristo. Ico turi kurwana naco nuko b'abakristo bababo basangira abagore ntabwo ari abakristo, bababo birukana abantu ku kazi batsinze ikizamini kubera bafite bene wabo ntabwo ari abakristo, bababo barongora kuko abakobwa babanje kubyara batuma biyandagaza cyane nabo ntabwo ari abakristo. Ariko hari abamara kuba abakristo bakubakira itorero mu muco wabo, ati tugiye kubaka itorero ariko ni iryacu. Nizo mpamvu usanga amatorero menshi yubakiye no ku moko, nibashake kwinjiza mu ndi muntu kugira ngo atarunguruka akabinjira mu muco. Abati confusion. Ndi representa vice agomba kuba wanje, secrétaire wanje, comptable wanje, bitabaye bityo ntabwo birashoboka. Undi wese uzaza kwihana azicare kure, ntaze kureba, nuko bazi ko batavuye mu muco. Icyo kibazo rero nicyo gikomeye, ari nacyo twakirimo dutekereza tukibaza ngo none se aka gakiza twahawe kazahurira he n'imico imwe n'imwe? Paulo yagasobanuye neza, aravuga ngo iyo abantu bari muri Kristo Yesu nta muyuda nta mugiriki, nta w'imbata nta w'umudendezo, nta mugore nta mugabo. Ariko usanga uyu munsi wa none agakiza kanaratandukanye, katandukanye abantu. Ukumva ngo iri torero ni iryaba mwitonde, iri naryo ni iryaba mwitonde, nta rugupfa kuvogera gusa rifite ba nyiraryo. Iri naryo ni iryabo, ndetse bikagera nubwo byinjira imbere ngo ni paruwase ni yaba, ndunda ihabwa abagusa ntimuyivogere. Iyi nayo mbese ubwo hari ubukristo buhari ntabwo, ariko kandi biraba. Mu kwegera umusozo, nubwo ahantu twavugaho ibintu byinshi, twagira inama ki abadukurikiye bakiri mu muco wabo, bakanabangikanya n'agakiza, ariko kandi bakanibagira discipline, kuko iyi Bibiliya yacu irimo tugira discipline arizo zinayoboye ayo matorero atandukanye, ariko tukajyana doctrine ari rwo rufatiro rw'ibyo byose. Harimo ntugasambane, harimo ntukice, harimo ntukagire gute, ibyo byose birimo. Guhuza umuco na discipline. Ikivuga ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe ni doctrine. Ni doctrine ntabwo ari umuco. Iyo ni doctrine ntabwo ari umuco. Umuco ni nko kuvuga ngo ntukisiga amavuta, ntugatege ingofero, ntukarya ingurube, hari imico usanga mbese nawe ureba icyo abantu badahuriyeho. Icyo abantu badahuriyeho cyose ni umuco.
kuko kwica umugaturika ni icyaha n'umuprotestante ni icyaha n'umudime ni icyaha kwiba ni icyaha hose ku bisilamu ni icyaha ku badive ni icyaha ku bapantekote ni icyaha urareba ikiri kuri dogitine kiba cyemerwa hose ariko uzarebe cya kintu bamwe bemera nko kwambara ishapuri abandi ntibayemere uzasanga ari icumuco buriya icyo ngicyo niyo disipurine kwambara umukako izaba disipurine kwambara birebire ni disipurine sibyo ibyo rero disipurine buri bose bagira iyabo ariko iyo dogitine ari nzima ntaco disipurine itwara ikibazo ni uko bahagarara kuri disipurine cyane bakibagirwa dogitine bikazamba kurutaho. murakoze turabashimiye abari badukurikiye kuri za Bisoza TV Imana y'amahoro ibaho umugisha. Dr Mazibirego kumubona biremewe yabaha kontakte ze ndetse akanabarangira uburyo mwamubona. Murakoze cyane Imana iduhana umugisha kubwo gukurikirana inyigisho. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ubagajeho ikiganiro cy'uyu munsi kugereranya agakiza n'umuco kuri channel ya gusenga everyday ni 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha. Murakoze.